Kwita umuntu mabuja cyangwa se databuja ntabwo bigize icyaha. Benshi bari batangiye kugenda babyibazaho umunsi ku munsi, dore ko ari amagambo akoreshwa buri munsi: mabuja, databuja, nyirabuja, donc ni amagambo agenda akoreshwa umunsi ku munsi ahantu hatandukanye. Benshi rero mu minsi yashize hagaragaye amakuru kuri social media, kuri murandasi, aho rero yagarukaga ko n'ubundi ko ariya magambo havuga ko umuvugizi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko rero kwita umuntu amabuja cyangwa se databuja bigize icyaha. Ni amakuru akomeje kugenda trendinga henshi ahantu hatandukanye, ariko uyu munsi akaba yamaze kubishyiraho umucyo rwose wumva utekanye. Ndaje nkubwire rwose uko yabishyizeho umucyo. Ese wowe ujya ubyibazaho umunsi ku munsi, cyangwa se urabikoresha, cyangwa se hari umuntu waba warabibwiye wenda akaba yarabyakiriye mu buryo butari bugoreka? Rero ugezeho uko yabigarutseho mu kiganiro cy'uyu munsi, ubwo herekanwaga abagore n'abagabo bafashwe bakekwaho kugura imitungo ariko hakoreshejwe uburiganya. Reba hasi hasi subscribe uhakore maze ujye kubona ibiganiro byiza byubaka kandi ibiganiro by'ubwenge, kandi subscribe, like, share na comment, kandi ugereze ibitekerezo mu kino kiganiro. Byumva gute wowe, cyangwa se byakiriye gute nyuma yo kumva yuko kwita umuntu amabuja cyangwa se databuja bigize icyaha, ariko rwose byamaze gushyirwaho umucyo? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ubwo ndavuga umuvugizi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Murangira Thierry, ubwo rero mu mwanya muto cyane rwose ushize herekanwaga abagore n'abagabo bakekwaho cyangwa se bafashwe bakekwaho kugura imitungo y'abandi hakoreshejwe uburiganya. Wenda ndaguha nk'urugero: ni uburyo umuntu aza akagura umutungo wawe nawe akawandika ku bandi, nk'umugabo n'umugore badafite ahantu bahuriye, bakazawugurisha bigaragara yuko banditseho nk'abantu babana, ku buryo rero iyo bawugurishije amafaranga babonye baza kwishyura wa wundi wa mbere, ariko mu by'ukuri ugasanga ni ibintu donc bikorwa hakoreshejwe uburiganya, dore ko bigize icyaha. Ndetse harimo no gukoresha impapuro mpimbano. Ni byinshi rero yagiye aganiriza abanyamakuru bari bari aho ngaho, ndetse abahereza inama nziza zitandukanye, ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nyuma y'uko rero asoza cyangwa se ikiganiro, cyangwa se arangiza ikiganiro, baba bakoresheje gusoza, arangiza ikiganiro, yagarutse ku makuru yagiye agarukaho kuri murandasi, avuga ko rero kwita umuntu databuja cyangwa se mabuja bitagize icyaha, ngo ahubwo umunyamakuru akoze iriya nkuru yakotinze akantu gato cyane, ndetse dore ko atari ko yari yagize bite yabivuze, asaba abantu ko bajya bakora inkuru neza, kandi inkuru irimo amakuru yose, buri kose inkuru nziza, inkuru rwose idatanga urujijo cyangwa se idateza urujijo mu bantu. Ni rero hano yavuze ko rero yagaruka ku kiganiro cy'icuruzwa ry'abantu, kwa kundi rero ubona umuntu donc umumama cyangwa se umupapa akaba yakwita umuntu uti wowe uri umuja wanjye, amucuruza, turi umuja wanjye, nanjye ndi nyakubuje, cyangwa se ndi databuja wawe. Mu by'ukuri aya magambo ubwayo ntabwo agize icyaha, ahubwo ubikora kubera inyungu runaka afite kuri uwo muntu, nko kumutesha agaciro, kumucuruza, ibyo ni ibikorwa bigize icyaha, bishobora no kuba byakoreshwamo aya magambo. Uwo muntu rero, uyu munyamakuru yabyumvise nabi, dore ko yabajije ko ese kwita umuntu mabuja databuja ko byaragize icyaha, asubizwa ko bitagize icyaha, ariko bagiye gukora inkuru abigaruka avuga ko bigize icyaha. Asaba ko rero ibyo ngibyo bitari byiza, avuga ko abantu badakwiye gukora angere nk'iyo ngiyo, bakwiye gukora inkuru donc inkuru irimo ubusobanuro bwose, inkuru idashyira abantu mu rujijo. Reka rero ndabwire ngo ku bantu bakoresha iri jambo ntacyo bitwaye, ntabwo bigize icyaha. Rero nk'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB wize amategeko, kandi rwose umugabo ukunda akazi ke, gakora neza, yagaragaje ko bitagize icyaha, ahubwo ari uburyo abantu bakoresha kugira ngo bace bugufi, bagire icyo bafasha abantu, ndetse nabo babibwira bagire icyo bafasha. Uyu munsi rero nawe ntukagire ikibazo cyo kubwira umuntu databuja cyangwa se mabuja, dore ko ari uburyo bwo guca bugufi butagize icyaha, kugira ngo
umuntu ugire icyo umufasha nawe agire icyo aguha mu buryo bwo kumuha no guca bugufi. Reka nshimire bamaze gukanda subscribe, like, share na comment, musaba gutanga ibitekerezo no gukanda subscribe, tube intangarugero. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mube intangarugero umunsi ku munsi.